muraho neza nanone murakaza neza kuri Bivuge TV. Turi kuvuga amafaranga afata umutima n'amarangamutima y'umuntu akamugira igikoresho cyayo akamuhindura nk'umucakara, the dark side of the money. Nge turi kumwe nitwereke ngabo. Uko kamere muntu rero iteye ntabwo ikunda kumva ibintu bidashimishije, Kwikundira ibintu biri mu isukari biryohereye, ariko iyo bigeze ku kintu kibi rwose ndakubwiza ukuri umuntu arahunga cyangwa amatwi akayafunga. Iyi episode rero ngiye kubasangiza, ngiye kubaganiriza, nubishaka uyite untold story cyangwa se the dark side of the money. Ngiye kubaganiriza ku ruhande rwijimye rw'amafaranga, urundi ruhande ruhishe rutavugwa, nicyo rero nise dark side. Maze iminsi nyataka nyavuga imyato vuko tugomba kwiruka inyuma, tugomba kuyarinda, ariko nanone kuri Bivuge TV ntacyo dusiga inyuma, dukoma n'ingasire kagira ngo mbere ku ruhande rubi tugomba kwitondera niba dushaka kugira umunezero, niba dushaka kugira amahoro, niba kandi tuzi neza yuko dukurikira episode kuri episode. Ndagira ngo mbibutse neza n'ubuzima bufite intego, kubaho uzi ibyo urimo. Ndagira ngo ngushishikarize kumva kino kiganiro, kiraza kuba gitoya giteguza icyanyuma, mfite byinshi byo kubabwira. Icyo cyanyuma nicyo nzasorezaho, bwatangira indi episode nshyashya y'ibindi bintu tuzaganiraho, tugakomeza twigishanya kuri Bivuge TV. Ariko ndagira ngo ngusabe wumve kino kiganiro, wumve kote dark, kote iri hidden, idakundwa kuganirwaho, ku buryo ushobora kuyirinda. Amafaranga tukayakunda nk'uko twabivuze, tukayahiga, tukayiruka inyuma, tukayashakisha, ariko ntidutume aduhindura ibyo tudakwiye kuba byo. Hari abaganza nyuma bakibagirwa byose, bakaba bahigi bayo, bagahora batekereza gusa kuyakurikirana, kuyiruka inyuma. Icyo gihe nta kintu na kimwe kiba gifite agaciro imbere yabo usibye amafaranga. Uko umuntu yegereza amafaranga ku buryo bukabije, yisanga yahindutse umuntu bitandukanije n'amahoro, akibagirwa urukundo, inshuti, ibyishimo n'ibindi. Niyo mpamvu hari isomo rikomeye ngira ngo dukuremo. Burya amafaranga ubwayo si mabi, uburyo tuyakoresha nibwo butuma turwanya cyangwa akaturinda. Nukurikirana iki kiganiro cyose gishobora kugufasha ugahinduka umuntu w'ukuri, ufite amahoro n'ubuzima bwiza muri rusange. Ndabwira wowe ukurikira kino kiganiro, ushobora kwirinda gutura mu mwijima wayo, wibaza uti ese koko amafaranga atuzanira ibyiza gusa? Kuko akenshi twibwira ko amafaranga ari igisubizo cy'ibibazo byose, ariko nyamara ashobora guhindura undi muntu, ugatakaza amahoro yawe mu gushaka ibirenze ibikenewe, nk'uko bakunda kuvuga ngo tout excès est mauvais. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abantu usanga bavuga ko amafaranga ari umuvumo, abandi bakavuga ngo ni icyaha. Ubwo rero mu yindi magambo, uburyo tuyakoresha nibwo buryo bwo kwirinda imivumo yayo. Wibuke ko amafaranga afite ubushobozi bwo kukubera umufasha, akakubera igikoresho, ariko nanone afite ubushobozi bwo kukubera umusahuzi w'amahoro yawe. Ibi hari umuntu ushobora kubyumva akumva bisa nkaho birimo contradiction, kuko niba uyu munsi tuvuga tuta amafaranga tuyakunde, tuyiruka inyuma, tuyajere, tuyamanaginge, tukanagukebura tukubwira ko nutitonda yakumerera nabi, ntabwo ari contradiction, ahubwo ni uburyo ugomba kumenya ngo se ninyiruka inyuma ndayiruka inyuma ngeze hehe, n'iki yantwara aho kugira ngo anyungure akampombya. Aho ndagira ngo witonde, untege amatwi tujyane. Guhiga amafaranga, kuyashaka, kuyakorera, kuyazigama, ibyo byo nanabiguhitiramo rwose, ibyo gushikiyemo cyane, ahubwo ongeza umuvuduko, komereza aho ngaho. Ariko icyo ntaguhigiye ni ukuyaha umutima wawe wose, ukayemerera, akaguca urwaho, akagutwara uruhu n'uruhande. Icyo gihe nshuti yanjye biba ari ikibazo gikomeye cyane, biba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko aho kugira ngo bikungure ubihomberamo. Ntabwo ndi buyigucengezemo, ariko nawe uzafata umwanya uri muri free time yawe ubitekerezeho, uvuga ute se gukunda amafaranga no kuyegurira umutima bitandukaniye he? Kuyakunda ntabwo mbikubujije,
ariko kuyegurira umutima wawe byo ntabwo nabigushyigikiraho, kuko niho usanga amafaranga yatangiye kukugenzura, agatangira kugukontorora, agatangira kugukoresha nk'aho wowe wayakoresheje, aho kugira ngo kubera igikoresho wowe ukayabera igikoresho, akagutwara amarangamutima, akaguhindura igisenzegeri. Aho niho ikibazo kiri. Naho kuyakunda biroroshye, ni intwaro yo kugira ngo uyabone, ni intwaro yo kuyagwiza. Ikibi ni ukuyegurira umutima wawe, nyuma akakwigarurira, agatangira akakugenzura. Iyo akuganjije rero, ndakubwiza ukuri, nta kintu kibi nkabyo, nta kintu kirura, nta kintu gisharira nkabyo. Bishatse kuvuga ngo wowe n'amafaranga muhora mu Rwanda. Iyo ntambara rero ntuzemere ngo amafaranga ayitsinde, ugomba kuyitsinda byanga byawe. Iyo ryamaze kukubata, hari byinshi uhomba, hari byinshi utakaza. Indangagaciro ntazo uba ugifite, ibitotsi ntibiba bikiboneka, ibyishimo reka sinakubwira, amahoro yo reka nta namba. Amafaranga mu buryo buri pozitifu, yiyegereze, uyagenzure, akubera inshuti, uzagera kuri byinshi. Ariko iyo ageze ku rwego rwo kugutwara umutima, arakuboha, akaguhindura igishushushungwa, ukabura epfo na ruguru. Rimwe na rimwe nta nubwo ubimenya, hari igihe uba birimo utanabizi, ukagenda ukibera igisenzegeri, ntubone n'umwanya wo gukaraba, ntubone n'umwanya wo koza amenyo, amaso agatukura, ugata umutwe, ugahinduka nk'umusazi. Hari uruhande tuyataka, tuzi kagenzura byose, turayakunda, ntawe utayakunda. Uvuze ngo ntuyakunda waba ubeshye, kuko nibwo buzima niwe tubeshaho. Ariko iyo radubi itagaragara niyo nise dark side of the money. Nzabikomozaho neza mu kiganiro gisoza, nzanabisobanura byimbitse. Nungeraho ufata umutima wawe, ufata amarangamutima yose, ukayegurira amafaranga, amafaranga azaguhemukira. Niyo mpamvu navuze yuko atagira santima, azaguhemukira. Nkavuga rero nti ntuzatume bisubireho agutwara uruhu n'uruhande, ariko kuyarinda no kuyasigasira no kuyahiga mbigushyigikiyemo. Kuraje, gusa ujye umenya aho ugomba kugeza uyaha urukundo rwawe, kugira ngo wirinde ubuhemu bwayo. Ntibazakubeshye rero ngo ugwe mu mutego, amafaranga uzayahindura igikoresho, agukorere nk'uko ari igikoresho. Uzamenye yuko nta santima agira, ariko uzayima urukundo nyarukundo rwawe. Uzasoma ibitabo byinshi, ni byinshi nanjye nabisomye, ariko ntago ndagwa kugitomora neza dark side of the money, ntago ndakigwaho ngo nyisome nkumve ntinyurwe. Niyo mpamvu ngiye mpisemo kubikubwira, kugira ngo niba utari wagwa muri uwo mutego, uwirinde nk'ibindi bintu bibi byose ushobora kwirinda, kuko ndabizi ko ni umutego ushobora kugushibukana kandi ukababara, ukarakara. Niba kandi wibwira ko amafaranga aruta byose, akaba yaruta n'amahoro, uribeshya cyane. Cyangwa se igihe cyo kubyumva kikaba kitaragera, ukaba ushobora kuzabyumva nyuma. Ahabera akaga rero, hari igihe yaguha amahoro, akaguha n'ibyishimo, wenda by'igihe gito, ariko anabishatse arabikwambura, arabigutwara, arabikunyaga. Amafaranga arakabyara kandi aranagatsinda. Ntibikwiye ko aba umuyobozi ngo agenge ubuzima bwawe, ngo agenzure amarangamutima yawe. Niba rero wumvishe kino kiganiro kugera ku musozo, ndagira ngo ibitekerezo byawe ube wabidusangiza, kugira ngo twumve nawe icyo ubitekerezaho. Ntabwo ari ngombwa yuko tubyumva kimwe, ariko mu by'ukuri uruhande rwawe urwo ari rwo rwose byadushimisha udusangije ibitekerezo, kugira ngo dukomeze dufashanye mu iterambere rya buri munsi.